Nshuti muvandimwe, nyemera ngusuhuze kandi nkwifurize kugira amahoro n'imigisha ituruka ku Mwami Imana. Yesu ashimwe. Nguhaye ikaze muri uyu mwanya w'ijambo ry'Imana. Ni ku cyigisho nahaye umutwe uvuga ngo gendana na Yesu akumurikire. Kugira ngo ahari byumvikane neza yuko dukeneye kumurikirwa na Yesu mu rugendo rwacu rw'ubu buzima, reka tubanze turebe ikibazo gishobora kubaho kugendera mu mwijima, yewe no mu buzima busanzwe. Ijoro ni kimwe mu bihe haba hari umwijima. Ijoro rigarukwaho kenshi nk'igihe cy'umwijima giteye ubwoba abagenzi. Kandi koko kugenda nijoro hari byinshi bishobora kukubaho bigutunguye. Abanyarwanda babivuze neza ngo ijoro ribara uwariraye. Ntawe utinya ijoro atinya icyo yahuriyemo naryo. Burya ijoro rikurwaho n'umucyo w'izuba iyo bukeye. Murabibona ko umwijima w'ijoro uhunga. Habaho rero nijoro mu bya mwuka, kandi naryo burya rikurwaho no kugira umucyo, kandi uwo mucyo uturuka kuri Kristo Yesu. Yesu Kristo niwe soko y'umucyo mu buzima bw'iby'umwuka. Icyigisho cyacu gifite umutwe rero uvuga ngo gendana na Yesu akumurikire. Burya byinshi ku ijoro mu buzima busanzwe bibasha no gusobanura byinshi bitubaho no mu ijoro ry'iby'umwuka. Uzi ko nijoro akenshi igihe cy'ijoro haba hari ikibazo cy'umwijima, birumvikana, kandi umwijima burya urushaho kuba mwinshi iyo nta soko y'urumuri ihari. Mu ijoro burya ibikorwa bibi byinshi birahirundanyiriza. Mu ijoro abambuzi cyangwa se abajura biraborohera gukora ibikorwa byabo. Mu ijoro n'ibidateye ubwoba bishobora kugukanga. Muzi nk'ibyo bita baringa. Umuntu nijoro ashobora kubona ikintu runaka kikamutera ubwoba rwose, hanyuma bwacya cyangwa se mu gihe hari urumuri agasanga cya kintu cyari ikintu gisanzwe. Ni mu nyumva, birashoboka ko byakubayeho ikintu kikagutera ubwoba ari nijoro, bwacya ugasanga cya kintu burya cyari ikintu gisanzwe rwose. Ibyo nibyo bita baringa. Mu ijoro abakora ibikorwa bibi byinshi, abasambanyi, abajura, abicanyi, abarozi, benshi burya igihe cy'umwijima cyangwa se igihe cy'ijoro kiraborohera ndetse cyane. Aha rero dushobora kubona yuko kuba hari umwijima biroroshye cyane yuko ibikorwa bibi byahirundanyiriza cyane. Katurebe rero ijoro ry'iby'umwuka. Mu ijoro ry'iby'umwuka Satani asenya ubwami bw'Imana muri twe. Kandi burya nshuti bavandimwe, twese tuvuka dutandukanyijwe n'Imana kubw'icyaha navuga cyo mu bakurambere bacu, ababyeyi bacu ba mbere aribo Adamu na Eva. Tuvuka rero dutandukanyijwe n'Imana, bityo nta soko y'urumuri iba muri twe muri kamere yacu. Umucyo uboneka gusa iyo twimitse Kristo muri twe. Iyo tutomatanye na Kristo bituma duhuzagurika mu by'agakiza. Ugenda mu mwijima agenda asitara, agwa mu nzira kuko atabona, nk'uko byagenda no mu buzima busanzwe. Burya iyo hari umwijima ubasha gusitara, ubasha gutemba, ubasha guhura n'ibindi bibi byinshi nk'uko tubivuzeho mu kanya. No mu buzima bw'iby'umwuka rero ni uko. Iyo nta mucyo uhari ubasha guhura n'ibiteye ubwoba. Navuga kandi ko mu buzima bwacu bw'iby'umwuka turiho mu gihe hariho byinshi biteye ubwoba: ibyorezo, intambara, ubuzima bugoye n'ibindi n'ibindi. Abantu badafite umucyo uturuka kuri Kristo Yesu ntibabasha kubisobanukirwa. Bahorana ubwoba, nta byiringiro byo gutabarwa guturuka ku Mwami Imana. Ariko kandi muri iri joro ry'iby'umwuka
hari ikindi tugomba kwitaho cyane. Hariho abantu bavuga ko bakijijwe, ariko muri bo bumva rwose nta byiringiro ko bomatanye na Kristo. Bumva bazengurutswe gusa n'imbaraga zibarwanya. Hari igitabo cyiza kirimo amagambo akomeye na White yanditse cyitwa inyandiko z'ibanze, yagaragaje imwe mu mpamvu ishobora kubitera. Paje 212 z'icyo gitabo ku cyigisho kivuga ngo ishungura, haranditse ngo abadayimoni bagotesha abantu umwijima ngo batabona umucyo uturuka kuri Yesu, bakiheba ko nta butabazi. Umutekano wabo rukumbi ushingiye ku gukomeza gutumbira mu ijuru, kuko umucyo niho uzaturuka. Nshuti bavandimwe, umucyo ahantu honyine ushobora guturuka ku bari mu mwijima w'iby'umwuka ni mu ijuru kuri Kristo Umwami Imana. Ariko kandi ni ingenzi cyane guha agaciro amasezerano aturuka mu byanditswe byera. Yohana 8:12 haranditse ngo Yesu yongera kubabwira ati, ni njye mucyo w'isi, unkurikira ntazagenda mu mwijima na hato, ahubwo azaba afite umucyo w'ubugingo. Amen. Ijambo ry'Imana ritugaragariza neza yuko kugendana na Yesu, gukurikira Kristo, tugashinga ikirenge aho ashinguye, ibyo byonyine nibyo bishobora gutuma tubaho dufite umucyo w'ubugingo muri twebwe. Yandi magambo, kugenda nk'uko Kristo yagendaga. Haleluya. Zaburi ya 91:5 kugera ku 6 haranditse ngo igiteye ubwoba cya nijoro ikizagutinyisha, cyangwa umwambi ugenda ku manywa, cyangwa mu gihe igendera mu mwijima, cyangwa kurimbura gutsemba ku manywa y'ihangu. Muri iyi Zaburi bigaragara neza yuko hari ibiteye ubwoba koko bigendera mu mwijima cyangwa se mu ijoro. Ariko dutangiye 5 tuvuga ikintu gikomeye ngo igiteye ubwoba cya nijoro ntikizagutinyisha. Si uko ibiteye ubwoba bitariho cyangwa se bitabaho, oya. Turiho mu buzima bwacu bw'iby'umwuka, tuzengurutswe n'imbaraga z'umwijima kandi zibasha kuturwanya. Tuzengurutswe n'ibitero by'umwanzi Satani by'uburyo bwose. Ariko kimwe mu bintu byatuma tubaho tudafite umutima w'ubwoba ni uko twaba dufite ubwishingizi muri Kristo Yesu, we soko y'umucyo dukeneye muri ubu buzima. Mwibuke, mu kanya twavuze ibya baringa. Akenshi mu ijoro iyo hari umwijima, umuntu abasha kubona ikintu giteye ubwoba, nyamara igihe haje umucyo, cya kintu cyari giteye ubwoba bikagaragara yuko kitari ikintu burya cyakabaye gituma umuntu agira ubwoba. Uko ni nako bigenda iyo imibereho yacu iyo irimo umucyo uturuka mu ijambo ry'Imana. Tuzengurutswe n'ibintu koko biteye ubwoba, nibyo. Ariko twasomye ngo igihe tugendana na Kristo tuzabaho dufite umucyo w'ubugingo. Uyu mucyo w'ubugingo rero utuma n'ibyari biteye ubwoba bihinduka ibidateye ubwoba, kuko amaso yacu y'umwuka abona indi mpamvu ituma tutabaho dufite umutima w'ubwoba. Si uko bya bintu biteye ubwoba bidahari, ahubwo kuko hari umucyo w'ubugingo utuma amaso yacu mu buryo bw'umwuka abona indi mpamvu yo kutagira ubwoba. Amen. Umutima w'umuntu rero ubasha gushukana, ugatuma abasha gukora ibintu biteye ubwoba, yewe bifite n'ingaruka ziteye ubwoba. Ariko kubera yuko umutima utarimo umucyo uhishura iby'ubwenge muri we, akaba yakora ibintu biteye ubwoba. Witegereje ishusho iri ahangaha, turahabona umuntu wicaye ku ishami ry'igiti ariko arimo arikata. Urebye igice arimo akata, bigaragara neza yuko uyu murimo arimo akora utarasoza neza. Uyu muntu si uko ibyo ari gukora bitamusaba imbaraga, biramusaba imbaraga rwose. Yewe n'uburyo yicaye kuri iri shami biramusaba kwigengesera
biramusaba gukoresha imbaraga, biramusaba gushyiramo, navuga ngo uburyo bwose bwatuma uyu murimo uza kugera ku musozo, ariko nureba neza urasanga hari ikibazo uyu muntu navuga afite mu mutwe. Hari amakuru cyangwa se hari ibisaba ubwenge bitari mu mutima we, kuko ibyo ari gukora ari kwibwira yuko ibyo akora byose nta ngaruka biza kugira, arumva atekanye, kuko umutima w'umuntu ubasha gushukana bikomeye cyane. Kandi uyu mutima w'umuntu ushukana cyane ubasha gutuma umuntu yakora n'ibyamurimbuza kandi yumva nta kibazo, nk'uko uyu muntu arimo atema iri shami ry'igiti yicayeho. Kuko umutima w'umuntu ubasha gushukana ubasha gutuma umuntu atareba kure ngo arebe ingaruka zishobora kuvuka mu byo arimo akora. Kuko umutima w'umuntu ubasha gushukana cyane abasha no kuyoba inzira. Uyu mutima w'umuntu aho imigambi n'ibitekerezo bicyurirwa, iyo hatarimo umucyo mvajuru, iyo hatarimo ubwenge buturuka ku Mwami Imana uhishura rimwe na rimwe ibigaragara nk'ibihishwe, kuko hari umwijima w'iby'umwuka, ibikorwa byose umuntu abasha gukora biba bisa neza neza n'umuntu urimo atema ishami ry'igiti yicayeho. Si uko nta mbaraga zikoreshwa, si uko nta muhati umuntu yashyiramo, ariko ibyo byose tubamo mu buzima bwa buri munsi hatarimo umucyo ari we Kristo mu bugingo bwacu, bihinduka nko gutema ishami ry'igiti umuntu yicayeho, kuko byose bisoza nabi. Umutima aho ibitekerezo bikorerwa, Yeremiya yabivuze neza mu gice cya 17 umurongo wa 9 kugera kwa 10. Hari amagambo avuga ngo umutima w'umuntu urusha ibintu byose gushukana, kandi ufite indwara kwizera gukira, ninde ushobora kuwumenya ukuri? Umurongo wa 10, njye Uwiteka njye urondora umutima nkawugerageza, nkitura umuntu wese ibihwanye n'inzira ze, uko imbuto ziva mu mirimo ye ziri. Amena. Nubwo umutima w'umuntu urusha ibintu byose gushukana, tubonye yuko Uwiteka Imana abasha kurondora uwo mutima akawugerageza. Mu yandi magambo, kugira ngo intekerezo zacu tubashe gucayura dukuremo ibidushuka n'ibikwiriye, bisaba ko twemerera Mwuka w'Imana akarondora umutima wacu. Niwe ubasha guhishura ibikwiriye n'ibidakwiriye biri mu ntekerezo zacu. Dawidi yabonye igisubizo cy'uyu mutima. Zaburi y'119 umurongo wa 11 n'umurongo w'105 haranditse ngo nabikiye ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo ntagucumuraho. Amen. Kwibwira, kwita cyane ku ijambo ry'Imana, kandi ibyo bintu tukabikunda, tugahora tubishingiraho mu byo dutekereza, mu byo tugambirira, ibyo ubwabyo bituma umuntu arindwa gucumura ku Mwami Imana. Umurongo w'105 w'iyo Zaburi y'119 haranditse ngo ijambo ryawe ni itabaza ry'ibirenge byanjye, ni umucyo umurikira inzira zanjye. Ijambo ry'Uwiteka, Umunyezaburi yarasobanukiwe neza yuko ari itabaza rimurika, ari isoko y'umucyo mu nzira umugenzi akwiye kunyuramo. Mu yandi magambo, ijambo ry'Uwiteka muri iyi si icyuza umwijima w'iby'umwuka, iyo ijambo ry'Uwiteka niryo ribasha kumurika ngo tubashe kumenya aho dukandagira haduteza ibyago. Ijambo ryawe ni itabaza ry'ibirenge byanjye, ni umucyo umurikira inzira zanjye. Ndashima Imana yuko binyuze mu ijambo ryayo yagennye uburyo abantu bashobora kubaho, bakabaho bafite ibitekerezo bimurikiwe n'umucyo uturuka mu ijuru, kuko yateguye yuko ijambo ryayo, Imana yaduteguriye ko ijambo ryayo ari ryo rihinduka isoko y'umucyo abana b'abantu bikeneye mu buzima bw'iby'umwuka,
kugira ngo tubashe kugenda nta nkomyi. Buriya hari impamvu zitera kubaho mu mwijima mu buzima busanzwe, ariko kandi turaza no kubona yuko hari n'ingamba zikwiriye gufatwa. Impamvu ya mbere ishobora gutera ko umuntu abaho ari mu mibereho y'umwijima, icya mbere ni ukubaho imibereho umuntu agundira ibyaha. Hari ubwo ijambo ry'Imana rihishura ibidakwiriye mu buzima bwacu bw'iby'umwuka bwa buri munsi. Iyo umwuka w'Imana agize icyo ahishura kidakwiriye, burya umuntu wese akwiye gufata icyemezo akagambira kwihana no guhindukira akava mu byo Imana idashaka. Iyo rero umuntu ahisemo kugundira iyo mibereho yuzuyemo ibidahuje n'ubushake bw'Imana, ibyo bintu byongera imibereho y'umwijima mu by'umwuka kuri uwo muntu. Icya kabiri, kwanga umucyo mushya. Hari ubwo ijambo ry'Imana rigira ibintu bihishura utaruzi, ukaba utaruzi ko ibyo bintu burya byari bikwiriye, hanyuma ryabihishura ukumva ntabwo witeguye kubigenderamo. Yego, birashoboka yuko waba usanzwe uri umuntu mwiza, ufite ibintu wiyiziho ukavuga uti ngerageza kubaha ijambo ry'Imana, ariko birashoboka ko hari n'ibyo utazi kandi nabyo byaba biri ngombwa. Hanyuma ijambo ry'Imana ryabihishura rikakurarikira ibyo bintu nabyo kubyitaho, ukumva mu mutima wawe hari imbaraga ikurarikira kwita no kuri ibyo ngibyo, ukumva ntabwo wabigenderamo, ahari bitewe n'akamenyero, ahari se ngo baragira ngo iki, ukumva umutima wawe ntabwo witeguye kubigenderamo. Icyo gihe uba ukumira umucyo, kandi ibyo ubwabyo bituma umuntu abaho imibereho iri mu mwijima. Icya gatatu ni uko utiga ijambo ry'Imana. Burya kubaho umuntu udaha agaciro kwiga ijambo ry'Imana muri we, ibyo ubwabyo rwose bishobora gukumira umucyo Imana yajyaga kuzana mu buzima bwawe. Icya kane, kudasenga cyangwa se gusenga ugasenga byanikize. Hari icyo Bibiliya yita gusenga nk'indyarya. Kubaho imibereho idasenga cyangwa se idaha agaciro gusenga nacyo ni ikindi kibazo, kubera yuko nshuti bavandimwe dukeneye imbaraga mvajuru itubashisha kubaho ubuzima bw'iby'umwuka. Iyo rero umuntu adaha agaciro imibereho isenga, bishobora gutuma akomeza kubaho yibereye mu mwijima. Icya gatanu, kutagira amaso abona, ubuhumyi. Aha ntabwo tuvuga amaso y'ibigaragara gusa, ahubwo turavuga amaso y'umwuka. Mu yandi magambo, birashoboka cyane yuko umuntu yabaho bitewe n'uko nta sano agirana n'ijambo ry'Imana, bitewe n'uko atiteguye kugira imibereho isenga. Ibyo ubwabyo bigatuma amera nk'aho amaso ye y'umwuka atabona, ukabaho wumva ibintu utabisobanukiwe rwose. Ibyo bishobora kwitwa ubuhumyi mu bya mwuka. Kutajya mu mucyo, ukunda umwijima. Hari n'ubwo kandi tugira irarika, ukabona ni ibintu by'ingenzi umuntu yakwitaho, ahari wahishuriwe ikintu cyagutezaga ibyago, ahari wahishuriwe ahantu ufite intege nkeya, ahari wahishuriwe impamvu ukunda kubaho, igihe cyose ukisanga waguye mu mutego wo gukora ibyo gukiranirwa, hanyuma ugahishurirwa n'uburyo wabihunga, ariko ukumva ushimiye gukomeza kwibera aho uba, aho ugendera, abo mubana, abo mukorana, kabone n'ubwo baba bakujyana kure y'Imana. Kutajya rero mu mucyo cyangwa se ahagufasha kubona umucyo, ibyo ubwabyo bishobora gutuma ukomeza kwibera mu mwijima. Ikindi cya kabiri gikomeye cyane ni ukutimenya cyangwa se kutamenya uburwayi umuntu afite. Habonye yuko umutima w'umuntu urusha ibintu byose gushukana. Birashoboka cyane yuko umuntu igihe cyose yaba yumva nk'umukiranutsi, nyamara ahubwo afite byinshi akwiye gukosora mu buzima bwe bw'iby'umwuka. Kutimenya rero nabyo ubwabyo bituma umuntu adakora igikwiriye, bigatuma umuntu atakira umucyo mu buzima bwe bw'iby'umwuka. Bityo rero buri kibazo cyose tumaze kubona ku mpamvu zishobora gutera kubaho mu mwijima, hari ingamba zishobora gufatwa kugira ngo umuntu akosore. Icya mbere, ni byiza ko umuntu yakwihana, kwezwa,
kureka ibyaha. Ku kibazo twabonye kijyanye no kugundira ibyaha, kwihana no kwemera guhinduka bituma umuntu abasha kugira imibereho yo kwezwa, bimwongerera imbaraga zo gutsinda ibyaha. Icya kabiri ni ukwemera ko wava ku izima mu gihe hari umucyo w'ijambo ry'Imana ukugezeho. Wikwihagararaho rwose. Niba ijambo ry'Imana ryahishuye ko hari ibintu by'ukora bidakwiriye, wikwihagararaho. Va ku izima. Hindura. Icya gatatu kandi ni byiza gukunda ijambo ry'Imana. Ahari uru rukundo ushobora kumva rutakurimo, ariko ugasaba imbaraga ikagukundisha Imana ikagukundisha ijambo ryayo, ikakubashisha gukunda ibihe byo gusenga, ibihe by'amateraniro aho uhura n'ijambo ry'Imana. Gambira kandi guhora usenga, biha agaciro. Ku bijyanye n'ikibazo cy'ubuhumyi, ni ingenzi cyane gusaba Imana ngo dusukire Mwuka Wera, burya uwo ni wo muti wo gusiga ku maso. Erega no mu buzima busanzwe burya amaso aravurwa. Hari ubwo umuntu aba atangiye guhuma, bareba bagasanga ni ingenzi cyane yuko ajya kwa muganga akabagwa nk'ibyo bita ishaza, umuntu rwose akaba yakongera akareba. Birashoboka rero yuko mu buzima bwacu bw'iby'umwuka twaba tumeze nk'impumyi, ariko igihe Mwuka yatugendereye tukongera tukabona. Shakashaka kandi aho wahura n'ijambo ry'Imana, aho wahura n'ukuri, aho wahura n'umucyo, kuko Kristo ari we mucyo w'isi. Ni ingenzi cyane yuko igihe tugenda abo dukunda kubana, kugendana, gukorana, umenya guhitamo n'inshuti zikubashisha guhora uhura n'ijambo ry'Imana. Ikindi kandi kuko umutima w'umuntu ubasha kurusha ibintu byose gushukana, ni ingenzi cyane kugira icyifuzo mu mutima, tugasaba Imana ngo ijye ihora iturondora, iduhishurire ibidakwiriye mu buzima bwacu bw'iby'umwuka. Hari isomo riboneka muri Amosi igice cya 8:11-13 rivuga ku buhanuzi bwo mu minsi yacu. Umurongo wa 11 muri Amosi igice cya 8 haranditse ngo dore iminsi izaza, ni ko Uwiteka Imana ivuga, nzateza inzara mu gihugu. Ntizaba ari inzara y'ibyo kurya cyangwa inyota yo gushaka amazi, ahubwo izaba ari iyo kumva amagambo y'Uwiteka. Kandi bazajarajara bava ku nyanja imwe bajya ku yindi, bazava ikasikazi bajya iburasirazuba, bazakubita hirya no hino bashaka ijambo ry'Uwiteka be kuribona. Uwo munsi inkumu nziza ngo n'abasore bazicwa n'inyota. Aya magambo arababaje cyane, n'ubuhanuzi. Nubwo muri kino gihe abantu bafite amahirwe yo kuba bahura n'ijambo ry'Imana, rishobora kunyura ahantu henshi, hari mu rusengero, hari ku mbuga nkoranyambaga, hari kuri interineti, muri channel na platforms zitandukanye. Hari ahantu henshi abantu babasha guhura n'ijambo ry'Imana, ahari abantu bashobora kubikerensa, ahari abantu bashobora kutabiha agaciro, ukumva ni ibintu byataye igihe. Ariko ubuhanuzi buvuga yuko hari igihe kizabaho ijambo ry'Imana rikaba ingume, abantu bakaribura, bakarihiga, ijambo rikiza imitima. Erega birashoboka cyane yuko abantu babaho bavuga ko bavuga ijambo, ariko iri jambo ridaherekejwe n'imbaraga y'Uwiteka ntabwo rihindura. Iri jambo rihindura imitima, iri jambo ritanga ihumure, hari igihe rizaba ingume. Ubu ni ubuhanuzi. Hari umugani ugarukwaho w'abakobwa 10 muri Bibiliya. Ntabwo nza kuwutindaho, ariko hari ikintu nifuza kugarukaho. Uyu mugani w'abakobwa 10 muri Bibiliya ugaruka ku bakobwa 5 ngo bari abanyabwenge n'abandi 5 ngo bari abapfu. Uyu mugani nk'uko abasomyi benshi ba Bibiliya muwuzi, ugaragaza yuko bose uko ari 10 ngo bari bategereje umukwe kandi bafite amatabaza. Uko niko hashobora kubaho abantu benshi bategereje Kristo, bavuga ko bategereje umwami Kristo ko agaruka, abategereje. Ariko ikibazo kigarukwaho kuri uriya mugani w'abakobwa 10 ni uko umukwe ngo yaratinze, ni uko 5 muri bo ntibaba bagifite amavuta, kandi ikibazo gikomeye ngo nta gihe bari bafite cyo kubona ndi amavuta yabo ntiyari ahagije, nuko arabashira. Bari bategereje, bari biteguye umukwe, ariko ikibazo yari amavuta. Inshuti bavandimwe,
dukeneye kubaho twiteguye mu buzima bwacu bw'iby'umwuka, ariko iki kintu tutagikora byatugora cyane. Twerekeza ku musozo, hari isomo nifuza gusoma riboneka mu Efeso igice cya 5 umurongo wa 10 kugera kwa 14, kugira ngo ibibazo byabaye nko kuri bariya bakobwa 10 twari turimo tuvuga muri uriya mugani Kristo yaciye. Birababaje kuba abantu bashobora kubaho bagakora ibishoboka byose, bakaba bari hamwe, bashobora kuba bari mu itorero kimwe, bashobora kuba bagendana, bashobora kuba bakorana, bose bavuga ko bategereje umukwe, bose bavuga ko bafite imyiteguro nk'uko abakobwa 10 bari bategereje umukwe, ariko ngo umukwe atinze habaho guhunikira. Bose barahunikira, ariko ngo 5 b'abanyabwenge nubwo nabo baba barasinziye, amavuta yabo yarimo amatabaza yabo yarimo amavuta ahagije. Hanyuma abandi 5 b'abapfu ntabwo amatabaza yabo yarimo amavuta ahagije. Igihe umukwe yazaga bisanga amatabaza yabo yazimye. Nshuti muvandimwe, ese mu gihe urimo, ahari ushobora kuba uriho mu mibereho icitse intege, birashoboka cyane, ariko se womatanye na Kristo? Uracyashakashaka ngo Kristo agusukire imbaraga, aguhe imbaraga ya Mwuka Wera, yakubashisha guhangana n'ibihe by'umwijima turimo, yatubashisha guhora twiteguye kugira ngo igihe urugamba rwakomera uzisange itabaza ryawe rikirimo amavuta, cyangwa habayeho guhunikira nta no gushaka imbaraga y'Imana, imbaraga y'Imana ituma umuntu abasha kugira umwiteguro uhagije. Akenshi iyo abantu bariho mu bihe bitarimo ibigeragezo, bitarimo intambara, bitarimo amakuba, hari n'ubwo bisanga rwose bariho mu bihe bumva ko bidakikwiriye gusenga, guterana, kwiga ijambo ry'Imana. Ariko nshuti bavandimwe, ni ingenzi cyane nk'uko twabibonye muri ziriya ngamba zikwiye gufatwa, ko umuntu abaho akunda kugira imibereho isenga, yiga ijambo ry'Imana, imibereho ikunda ijambo ry'Imana, imibereho ishakashaka uko wahura n'ijambo ry'Imana, imibereho isaba Imana ngo ikurondore kugira ngo umenye aho ukwiye gushyira imbaraga, kabone n'ubwo rwose wabona nta rugamba rw'iby'umwuka urimo. Ibyo ubwabyo byakubashisha gusangwa itabaza ryawe ririmo amavuta. Ariko umuntu avuga ati nta kibazo mfite, si ngombwa gusenga, si ngombwa kwiga ijambo ry'Imana, ubu noneho turiho mu gihe abantu bumva rwose ari ibintu bitagifite agaciro. Ariko nanone ku rundi ruhande ni uko hari ibirangaza byinshi, ahubwo ukareba ibintu dutwarira umwanya. Turiho umuntu rwose atwarwa umwanya n'ibintu byinshi biratuzengurutse, ama social media, ku mbuga nkoranyambaga, ubuzima bugoye, hari ibintu byinshi bituzengurutse ku buryo uhita wisanga ijambo ry'Imana rigifite umwanya muri twebwe. Ngana ku musozo rero, Efeso igice cya 5 umurongo wa 10 haranditse ngo mushakashaka ko mwamenya iby'Umwami ashima, ntimukifatanye n'imirimo y'ab'umwijima itagira umumaro, ahubwo muyihane, kuko ibikorwa nabo rwihishwa biteye isoni no kubivuga, ariko byose iyo bitangajwe n'umucyo nabyo ubwabyo bihinduka umucyo, kuko ikimurikiwe n'umucyo cyose gihinduka umucyo. Mu yandi magambo kiragaragara. Nicyo gituma bivuga ngo usinzire we kanguka uzuke, Kristo abone uko akumurikira. Nshuti muvandimwe, ngana ku musozo, ijambo ry'Imana riri kutubwira ikindi kintu gikomeye ngo kanguka uzuke, Kristo abone uko akumurikira. Nibuka icyigisho cyacu kiravuga ngo gendana na Yesu akumurikire. Birasaba yuko twemera kugendana na Yesu, we soko y'umucyo dukeneye mu buzima bwacu bw'iby'umwuka, maze Kristo abashe kutumurikira. Nibwo tuzabaho mu isi icuza umwijima, aho abantu bafite ubwoba bw'ibyenda kubaho, aho abantu badasobanukiwe n'ibiriho, ariko tukabaho turi abanyabwenge, kuko twimitse Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu. Kristo wenyine niwe ushobora kuduhindura abanyabwenge. Ahari abantu twatureba nk'abaciriritse, twatureba nk'abantu basigaye inyuma, bakureba nk'umuntu udafite icyo avuze, ariko n'ubu uhamanye n'umutima wawe yuko uri umwana w'Imana, yuko wimitse Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, yuko wiyemeje kugendana nawe,
uzabaho nk'umunyabwenge muri iyi si icuza umwijima, kandi Kristo azaguha ibyiringiro by'abatahajuru. Nshuti muvandimwe, ndifuza cyane yuko iyi mbaraga ya Kristo ikorera mu bugingo bwacu ikaduha umucyo yakorera muri njye nawe, ngo tubeho dufite ibyiringiro by'abatahajuru, maze Kristo naboneka ku bicu tuzishimira kumusanganira. Uko niko gusenga kwanjye nisabira nawe ngusabira, mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu.